indi mpamvu yihishe inyuma y'izi mpinduka mutazi cyangwa se mutabwiwe. Aha ni kuri Ujyuzi Family TV wahageze, tukugezaho amakuru agiye atandukanye, ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo. Ushaka ko bwa mbere uhageze banza kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, byose bitwigisha, bidukosora ndetse bidushyira mu murongo muzima. Sinshaka gutinda, itorero ADPR. Itorero ADPR rikomeje gushyira abantu mu rujijo cyangwa se mu rungabangabo. Iri torero ngira ngo rirazwi cyane, ni rimwe mu matorero yo muri iki gihugu afite abayoboke batari bakeya hirya no hino. Iri torero riyobowe n'uwitwa Ndayizeye Isaie, umushumba wa ADPR, Ndayizeye Isaie. Uyu nguyu akitangira kuyobora iri torero, ubwo yatangiye kuyobora iri torero mwaka wa 2021, nibwo yatangiranye icyo bita urugendo rw'impinduka muri iri torero. Urugendo rw'impinduka muri iri torero rwatangiye ku bavugabutumwa badafite impamyabumenyi zijyanye n'iyobokamana. Abo ngabo bagenda bigizwayo, urugendo rurakomeza arugera mu guhuza amatorero ndetse no kuyahindurira izina. Murabyibuka neza ko aya matorero cyangwa se izi insengero za ADPR zitwaga imidugudu, bihindurirwa inyito, biza guhabwa inyito y'amatorero. Urugendo rurakomeza rugera ku bantu batize. Abo ngabo baza kugira gute guhabwa amahirwe yo kwiga, abadashoboye kwiga abaza gusezererwa. Habayemo impinduka nyinshi. Iminsi yashize, ngira ngo ni mu cyumweru gishize, nibwo hasohotse itangazo ku bitangazamakuru bya ADPR, harimo na Life Radio, ni radio ya ADPR ikorera ku Gisozi muri Dove Hotel. Niho hasohotse itangazo rivuga ko impinduka zigeze ku kiswe amaparuwasi. Paruwasi zese zigabanywa cyangwa se zikurwa ku mubare, ngira ngo zari zigera mu 140 zirenga, ahangaha zagizwe 30. Ubu ADPR, itorero ADPR rifite paruwasi 30. Ni paruwasi zihuje n'uturere tw'u Rwanda. Ngira ngo muzi ko u Rwanda rufite uturere 30. Bishatse kuvuga ngo buri karere karimo paruwasi imwe. Ibyo ngibyo yenda tuba tubibutsa kugira ngo abantu batakurikiranye izo mpinduka ababe baba update cyangwa se bafata ayo makuru. Nyuma y'aho ngaho nibwo twaje kwakira nimugoroba, yes, ku itariki 21 twaje kwakira izindi mpinduka, aho indembo nazo zari ADPR yafite indembo zigera mu 9. Ubu ngubu izo ndembo nazo zaje kuba zagabanywa, hasigara indembo 5. Izo ndembo 5 nazo zingana n'intara z'u Rwanda. U Rwanda rufite intara 4. Intara 4 z'u Rwanda, ubwo uwo mubare urangana n'indembo za ADPR. Mpita mwumva ko buri ntara ifite ururembo, cyangwa se buri ntara ni ururembo rwa ADPR. Intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Ndaje mbabwire impamvu nicaye imbere ya kamera, ariko nanone ni hejuru y'izo mpinduka, ngira ngo murabyumva. Ahangaha ni kuri Ujyuzi Family TV, nkuko nabivuze, nkandira subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. So ngiye ndashaka kubamenyesha cyangwa se kubabwira muri make uko izo ntara zimeze n'izo ndembo ndetse n'abayobozi bazo. Ngira ngo abantu bari kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko ngendaje nguhe amakuru y'ukuri kandi amakuru agize ate yizewe. Wowe icyo usabwa no kubana nanjye muri iki kiganiro kugeza kirangiye. So ubundi mbere yuko mbabwira abayobozi zo ntara,
cyangwa se no abayobozi b'izo ndembo, sorry, n'abayobozi b'indembo. Murumva ko turacyabiconfusinga bitewe n'uko ni indembe eshanu n'intara z'igihugu eshanu. Reka mbanze mbabwire imwe mu mpamvu yatumye cyangwa se iri gutuma umuyobozi wa ADPR Bwana Ndayizeye Isaie akomeza gukora uru rugendo rw'impinduka. Noneho nze kubabwira nyuma ndibuze kubabwira n'imbogamizi cyangwa se impungenge itorero n'abanyetorero bafite, ndetse n'abo bamwe bari kugenda bakurwa mu mirimo cyangwa se mu myanya bafite impungenge. Impamvu ya mbere ituma umuyobozi wa ADPR akomeza gukora izi mpinduka byatewe n'ifungwa ry'insengero, hubahirizwa ibisabwa ku nsengero zasigaye. Iki ngiki ngira ngo abenshi ntabwo mwari muzi impamvu iri gutera izi mpinduka za hato na hato. Izi mpinduka zari zisanzweho, ariko ubu murabona ko harimo vitesse bitewe n'uko hari insengero nyinshi za ADPR zamaze kugira gute, zamaze gufungwa. Izo nsengero zamaze gufungwa, ibyo biri gutuma habaho impinduka nko kuhuza izasigaye zifunguye, igabanyuka ry'amaparuwase ndetse n'igabanuka ry'abakozi n'ibindi byinshi. Iyo ngiyo ni impamvu imwe iri gutuma izi mpinduka ziyongera cyangwa se zikomeza kugaragara mu itorero rya ADPR. Indi mpamvu yishe inyuma y'izi mpinduka mutazi cyangwa se mutabwiwe, nuko hari izo nsengero nyinshi zafunzwe twabivuze, ariko n'abakozi bakagombye bagomba kugira gute, kugabanyuka, kuko niba insengero zifunze means that abakozi ntabwo bagomba guhembwa kuko ntabwo barimo kugira gute, gukora. Ubwo rero urumva Dr. Ndayizeye Isaie iyo abonye arimo guhemba abakozi kandi abakozi barimo gukora nka phantom, insengero zirafunze, ahangaha bitabyumvikana ko rero abakozi bagomba kugira gute, kugabanyuka, izi nsengero zigahuzwa, aribyo amaparuwase byamaze gukorwa already. Noneho abakozi basigaye bakabona kugira gute, guhembwa bakora. So iyo ngiyo niyo mpamvu nyamukuru yateye izi mpinduka zihuse mu guhuza amaparuwase akagabanuka, ndetse no kugabanya izi ndembo zari 9 hasigaye indembo eshanu. Ndaje noneho mpite mbabwira aba bayobozi b'izi ndembo. Turahera ku rurembo rw'amajyepfo. Icyicaro cy'ururembo rw'amajyepfo kiri ku cyicaro cya paruwasi ya Huye. Icyicaro cya paruwasi ya Huye, murabizi ko kiri hariya i Huye mu mujyi. Huye mu mujyi niho icyicaro cya paruwasi kiri. Aho ngaho rero naho hari icyicaro cy'ururembo rw'amajyepfo. Ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ururembo rw'umujyi wa Kigali ntabwo rurahabwa umuyobozi, ntabwo rwahawe umuyobozi, ko umuyobozi wa ADPR yavuze ko ubuyobozi bwa ADPR buzamenyesha nyuma umushumba uzahuza ibikorwa by'ururembo rwa Kigali bijyanye n'imiyoborere yihariye yo gufasha ururembo kugera ku ntego. Birumvikana ko ururembo rwa Kigali ntabwo rurahabwa umuyobozi. Yes. Hagati aho icyo twavuga ku rurembo rwa Kigali nuko icyicaro cyarwo cyashyizwe ku Gisozi, ahari ibiro bikuru by'itorero ADPR ku Gisozi. Yes, aho ngaho ngira ngo abatahazi ni naho icyicaro gikuru cyangwa se ibiro bikuru by'itorero ADPR niho biri. Hamwe hari hoteli y'itorero Dove Hotel. So mbiseguye gato ku ntara y'Iburengerazuba, ndaza kubashakira amakuru neza, ndabagezaho bidatinze. Izi mpinduka rero zifite icyo bita effet négatif ku itorero. Ndavuga ku bakozi b'itorero bari bahagarariye izi ndembo, aya maparuwasi ndetse n'izi ndembo. Birumvikana
birababaza cyane iyo umwana abyutse agasanga papa we yasezerewe ku kazi, umugore yajya kumva umugabo asezerewe ku kazi. Aha ngaha ndavuga aba bapastori barimo kugira gute gusezererwa ku buryo bw'amaherere. Ngira ngo ntabwo bari kuba barategujwe ko izi impinduka ntabwo donc impinduka birazwi ko zirimo muri ADEPR, ariko ntabwo biri kuba bizwi ngo wowe uzagenda cyangwa se wowe ntabwo uzagenda, uzava mu kazi cyangwa se wowe ntabwo uzava mu kazi. Birumvikana niba paruwase zari hejuru y'140 zikaba zamaze kuba paruwase 30, murumva ko abakozi bari hejuru y'110 bamaze kugira gute gusezererwa, bamaze kugira gusezererwa. Murabyibuka neza aba pastori ubwo bashyirwaga mu myanya cyangwa se muri iyi mirimo, abenshi bagiye bakurwa mu mirimo yabo, bagahamagarwa bagahabwa izi nshingano. Abo ngabo rero birumvikana ko babuze akazi kabo bakoraga mbere ko barakaritse, ndetse n'aka k'itorero, kuko ibi ngibi akenshi baravuga ngo ni umuhamagaro, ariko ni n'akazi, kuko niko kazi gatunze imiryango yabo. Itorero rirabahemba. Niba rero bamaze kuva ku kazi, murumva ko biragoye ku muntu w'umupastori wari umaze igihe kigera mu myaka 5 afata Bibiliya ajya ku itorero, kandi muribuka ko bari barahawe ibwiriza rivuga ngo umushumba agomba kuba atuye aho itorero ayoboye riri, cyangwa se aho paruwase ye iri. Shaka kwibaza ngo uyu mushumba ari buze kwerekeza he? Uyu mushumba agiye guhita ajya gukora iki? Uyu mushumba biti? Aho ngaho rero utawumva ko izi mpinduka, yego impinduka ni nziza, ariko nyakubahwa umushumba wa ADEPR mwakombye gutekereza kuri aba bantu. Wasanga yenda icyo mwabatekerereje, niba mwarabatekereje sava, ariko niba nta kintu mwabatekerereje, aba bantu bakwiye kugira gute gutekerezwaho. Niba umuntu avuye mu murimo, uyu murimo ni umurimo w'Imana, ariko ni n'akazi, ko niko kazi gatunze umuryango we. Umunyeshuri ariga, umugore abona imyambaro, akabona gutunga urugo. Yes, ni ibintu bitabyumvikana, umuntu wese yabyumva. None aba bashumba nibicara baraza kugira gute gukora iki? Barabaho bate? Tugeze ku bashumba b'indembo. Abangaba bashumba b'indembo, indembo zari 9. Indembo za ADEPR hari ururembo rwa Gihundwe rwayoborwaga n'uwitwa Nsabayesu Aimable, hari ururembo rwa Rubavu rwayoborwaga n'uwitwa Emmanuel Uwambaje, hari ururembo rwa Musanze cyangwa se ururembo rwa Muhoza, yes, rwayoborwaga n'uwitwa Safari Wilson. Uyu nguyu yenda icyo namuvugaho, Safari Wilson yari umushumba w'itorero, akaba n'umuyobozi wa paruwasi ya Muhoza. Niba nibuka neza yaje gukora imirimo avuye ku budiregiteri bw'ikigo cy'amashuri hariya mu Gakenke cya Nyarutovu. Umva ko yari afite imirimo. Ntabwo ndi hano ngo muvuganire, ni urugero ndimo gutanga, ahubwo nshaka kuvuga ko aba bashumba hakombye kugaragara indi mirimo bakombye kugira gute gukora, cyangwa se guhabwa, cyangwa se ubundi bufasha bahabwa, kugira ngo ubundi buvugizi bakore, kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, ariko nanone bafite icyo bagiye kugira gute gukora. Ngira ngo izi ndembo 9 zakozwemo indembo 5 twabivuze. Mu ndembo 5 hari abashumba bagarutsweho. Abashumba bagarutsweho baza kugaragaramo abandi 4 cyangwa se 5 bamaze kugira gute gusezererwa tayari. Abashumba bamaze gusezererwa, bamaze burumvikana ko bavuye mu kazi. Tubyita akazi ko umuhamagaro wo ubarimo, umuhamagaro ubarimo, aho bajya hose bagira bate bawukora. Icyo twavuga, aba basigayemo cyangwa se bakomeje babonetse muri izi ndembo 5 zakozwe, abangaba rwose urumva ko barimo gushima Imana,
kandi bamaze no gusezera aho bari basanzwe bakora. Bishatse kuvuga ngo bakimara gukora remise bazahita bakomeza imirimo aho boherejwe kugira gute gukorera. So imiryango rwose ifite abashumba batabonetsemo, abo ngabo rwose Imana ibaronkesha ibereke icyo gukora. Kandi twahereye kera tuvuga ngo niba ukorera itorero birakwiye ko ushaka ikindi kintu ukora, kuko imirimo muri itorero nta sekirite, ngira ngo murabibona isaha n'isaha urakanguka ngo impinduka ugahita ucaho. Mbone rero kubwira abantu bihutiye kugira gute kujya kwiga ariya masomo, ni byiza, ni ukongera ubumenyi, batekereza ko bazahabwa imirimo muri ADPR. Inshuti zanjye, imirimo muyishakire n'ahandi birashoboka. ADPR muyikoreye nk'umuhamagaro, kuko nukora ukorera amafaranga, ibihembo, saleri, ejo impinduka zikaguhindukiraho uzababara kurushaho. Iyo ni inama nakugiraga. So ndagushimiye cyane wowe turangizanyije ikiganiro. Njye na Jean d'Amour nk'ibisanzwe, hano kuri Ujuzi Family TV. Kandira subscribe kugira ngo tujye twibandira mu biganiro byacu by'umunsi ku munsi. Niba wumva ikiganiro wagikunze, gisharinge kigere kure. Ntibagire gusiga commentaire aho ngaho mu mwanya wabugenewe, ndetse no gukanda like kugira ngo tumenye ngo ibiganiro byacu birabanyura, birabubaka. Niba ukeneye kwamamaza cyangwa se ukeneye kutugezaho ubuhamya